abantu bakunda ibigori, abantu bakunda amateke, abantu bakunda amadegede, imyumbati, ibijumba, ibiryo bya Kinyafrika nabarangira aho mubikura kandi ku biciro bijya kungana n'ibyo ahandi hose, kuko usanga ahandi hose mvuga bo bari hejuru banahenda ahubwo. zo munyarukire rero ku bantu bina kubona ko ubushira n'abashaka gukora inturire ikigage n'indi byose nabarangira aho mugurira. umva yewe ibyo bintu ufite ni ibiki ko mbona bimeze nk'aho ari igitoki kandi tumaze iminsi imyaka maze ntabona agatoki ntabona aha muri Amerika mwe mukurahe papa wampamagariye mama akambwirira kari yagiye kwa Kwetu urumva hahandi ngo bita kwa Kwetu International Market akangurira ya mandazi yo muri Afurika uziko mperuka kurya irindazi riryoshye nkiba muri Afurika none ngo Kwetu yazanye amandazi yandi twaryaga muri Afurika yazanye ibomba zimwe twaryaga muri Afurika yazanye n'ibigori bimwe byo muri Afurika papa ubwire njye sinzongera no kunywa amata ataraye kwa Kwetu ngo mfite n'isambaza njye ndashaka no kwirira ubugari wahamagaye mama akabizana cyangwa nigireyo kandi ningenda sinzagaruka vuba nzigomera kwa Kwetu ceceka wa mwana wa namubwiye se nge ntabwo uzi ko nkeneye twa tuntu twaho ntawe uzi ko agiye kunzanira ubushera akanzanira twa tuntu two muri Afurika tumara icyaka akanzanira twa burushete wa mwana we namubwiye rega nanjye shamba ndukeneye reka atinda ahubwo natinda turamusangayo nawe se burushete yo kwa Kwetu ikijumba shasi uzi ko ngikunda nuzi ko nkunda kumbate nuzi ko nkunda intoryi zazi nzisharira nuzi ko nkunda utuntu twiwacu sha ibiryo by'inaha inkoko z'amazi nashobora wa mwana we ahubwo nzanira telefone yanjye muhamagara atebuke anzanire ku kijumba nirire anzanire na za mboga z'iwacu sha intoryi z'iwacu sha ibishyimbo by'iwacu sha gira vuba we tebuka gira vuba cyane nyaruka uzanire telefone tumuhamagare. urakoze papa we urakoze maze banzaniye na fanta y'iwacu fanta ya sitoro nawe urakuzanira ikawa y'u Rwanda sha urakoze papa. ibi nabyo byari binkoze ibi bintu ariko ubundi baba barabiguriye ku kiba bataragiye kwa Kwetu mpereza iyo telefone sha urakoze reka muhamagare ndebe harya zane ndabona reka ndebe racamo se reka numve hano alo niko Kirebazayire we Kirebazayire uri hehe igihe wagendeye ubu watinze mu kikoko ntuzi ko tugutegereje uzi ko ibiryo by'inaha byananiye mba ntegereje ko uzana ibyo biryo byo kwa Kwetu ari byo mbasha gushobora ukazana izo mboga z'inyabutongo ukajya vuba ugateka nako ibiryo by'ino byarananiye cyangwa ubwo ari we wagiye ujya guhura na giconco rimwe mwirirwa muganira muryongora muvuga ubusa ubwo muri mu bishonjori byanyu muri mu biki watashye ntabwo uzi ko ejo ufite abashyitsi baba abashyitsi ariko kandi ntuzibagirwe isombe ubagurira isombe ubunyobwa busanzeyo yego sha indagara z'indundi bambwiye ko Kwetu yazizanye isambaza nuko isambaza uzizane nazo uzane wenda zo tuzazikoresha nyuma yaho isambaza uzizane ubunyobwa ubuzane yego uzane
za neza bya bintu byose by'iwacu, ahubwo se noneho amafaranga turabonera kagira inka nuko utiyagabanyije ibiciro biri hasi, ubigura nushaka ubimare. Na za fanta z'abana zimwe zikomoka muri Afurika ngo zirahari, kandi se kaba gahari poroshete se wa musore yokeje, umubwire azatwokereza iz'abantu 100 ejo babashyitsi bacu batazagenderaho. Ariko ibyo bintu nta kibazo. Hanyuma sezerera ibyo biconshori byawe utahe uze tuganire nkuganirize. Urakoze, tebuka ubwegera arakurindiriye. Wowe utuye Indianapolis mu nkengero zayo, ndavuga South Bend, Fort Wayne, mutuye Columbus, Greenwood, mutuye Fort Wayne, mutuye yawe na Chicago, mutuye mu nkengero za Indiana, Kwetu Market ibafitiye ibintu byose mukeneye. Mushobora kuza cyangwa mugahamagara. Hamagara ino nimero barakugezaho ibintu aho waba uri hose. Murakoze, muhahe mwihagire.